no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatirwa n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite. Bene data bakundwa, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, mugire amahoro. Uyu munsi muri kumwe na Pastori Mbonigaba Bernard. Uyu munsi nkuzaniye rero ijambo ry'Imana ryuzuye ihumure. Nje kukuremesha, nje kukubwira ngo Yobu igice cya 14 umurongo wa 7 n'uwa 8. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Umurongo w'9, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana idufashe cyane. Nzanywe no kukubwira ngo ntago birarangira. Hari abantu benshi muri iki gihe barihebye, bahagaritse imitima, ariko ntago birarangira, biracyakomeje. Bivuga ngo biracitse, bivuga ngo turapfuye, ntago birarangira. Urugero arufatiye kuri Yobu, umugabo w'umukire kandi w'umukiranutsi. Umugabo w'umukire kandi w'umukiranutsi. Impamvu nkunda uyu mugabo nuko Bibiliya imutangira ubuhamya bubiri cyangwa butatu. Imutangira ubuhamya ko yari umutunzi cyane, yari atunze amatungo 11,500. Yari afite ingamiya 2,000, yari afite ingamiya 3,000, akagira intama 7,000, akagira indogobe z'ingore zo guheka imizigo 500, akagira n'amapfizi yo guhinga 1,000. Yobu yari umukire, yari yaraguwe neza, yari afite abana b'abahungu 3, akagira n'abakobwa 7, bose hamwe bakaba 10. Ariko mu masaha make gusa, mu gihe gitoya, ibyo byose byari birangiye. Bibiliya yongera kumutangira ubuhamya ivuga yuko yari umukiranutsi, kandi ubundi buhamya mutangira ivuga ko yihanganye mu byamugwiririye byose. Muri iryo shyano yagushije mu kanya gatoya, Yobu yahagaze mu mwanya, akomeza kuba umukiranutsi, arihangana. Abantu benshi bahanye amakuru, bakajya bagenda babiganira mu maguriro, bakajya bagenda bavuga bati wa muntu wari ukomeye ntiwareba uko abaye. Benshi bavuga uko bashaka, n'inshuti ze hari ibyo zahurijeho, zagiye kumusura, ariko hari ibyo zahurijeho. Ariko iyo urebye usanga ibye byarashoje neza. Ibya Yobu byashoje neza. Mu gice giheruka Uwiteka ngo yaramuhiriye ubwa nyuma kurusha ubwa mbere. Abantu benshi cyane bari bakwije inkuru bavuga ko ibya Yobu byarangiye, ko n'umubiri we ntawasigaranye. Baramurebaga bakumirwa. Nawe rero ariko aravuga ngo hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo nubwo umuzi wacyo wagenda ugasaza, nubwo igishyitsi wabona ko cyamaze kurangira, ngo ariko iyo cyumvise amazi, ngo hari akantu kaba karasigaye mu butaka,
ngo kagahita kamera, noneho ngo kikagira amashami kigatoha, ngo ntumenye ko ari cya kindi cyari cyaratemwe. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli bari ku nyanja, imbere yabo hari inyanja igihe bavaga mu Egiputa, hirya no hino hari imisozi ibagose, bari muri icyo kibaya ijoro ryose. Inyuma yabo hari ababisha, Farawo ngo arabatuga, abatuze ngo batatira Uwiteka, abatuze ngo babwira Mose bati turapfuye, iyo ureka tukagumayo. Ariko ngo Mose nawe atatira Uwiteka, Uwiteka aramubwira ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nta kibazo mbona. Bene data, ibyo ubona ko ari ikibazo ku Mana nta biracitse bihaba. Hari igihe ubona ko birangiye, Imana ikavuga ngo ntago birarangira. Nyuma yaho rero muzi ukuntu byaje gusoza, byaje kurangira neza. Abisirayeli bakomeje urugendo bajya mu butayu, barakomeza. Igihe bibwiraga ko birangiye, nyuma yaho hakurikiyeho imyaka yindi y'urugendo igera muri 40. Imana ishimwe. Hari igihe umugaragu wa Elisa ngo yabonye bari mu mudugudu mutoya cyane ahantu bari batuye hitwa Idotani. Ingabo z'Abasiriya ziraza zirahagota, zigira ngo zice Elisa nk'umuntu w'umumenyi wamenyaga amabanga akorerwa i Siriya, kubera ko yasengaga Imana ikabimuhishurira. Baravuga ngo bakora inama iwabo. Hari igihe Imana imenya inama zabereye i Siriya, bakora inama iwabo, baravuga ngo reka tubanze twice Elisa nk'umuntu utumenera amabanga, hanyuma yaho igihugu cyose tuzagifata, nibwo tuzabashobora. Baraza ijoro ryose barazenguruka, bajya mu mirima, bajya haruguru y'inzu, abandi bajya ku madirishya, abandi bajya ku muryango, bati nta hantu arasohokera. Ingabo zirazimagiza umusozi wose zirawurangiza. Umugaragu wa Elisa abyutse mu gitondo, azikubise amaso, arinjira asubira mu nzu, abwira Elisa ngo databuja, twagiye kera ku busa, uyu ni umunsi wacu wa nyuma, noneho turapfuye birarangiye. Ngo ingabo zazimagije hano hose, ibyacu birarangiye. Bashaka umuntu umwe gusa. Dawidi yigeze abivuga neza, aravuga ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, ngo no mu ntambara ngo niyo yambaho nzakomeza umutima. Elisa akomeza umutima ku Mana. Bariya bagabo bari barazamutse mu bintu byo kwizera, ku buryo babonaga yuko ibintu byose bakabikura mu nzira bimeze nk'imisozi, bagasigara bari kumwe n'Imana ariyo bareba gusa. Haleluya. Elisa abwira umugaragu ati nta bicitse, ntabwo dupfuye, ntaho tugiye, komeza akazi wari urimo. Umugaragu arumeze kubera ihungabana n'ibyo abonye, reka yanga no gusohoka. Ariko Uwiteka abwira Elisa, abwira Uwiteka ati ikibazo mfite hano kirakomeye, mfite umugaragu w'umunyamubiri udapfa kubona rwose, mbabarira noneho umukore ku maso. Nuko Uwiteka akora ku maso y'umugaragu. Umugaragu noneho abona ingabo nyinshi, kuko Elisa yaramubwiye ati abo turi kumwe nibo benshi kuruta bari kumwe nabo. Imana nishimwe cyane. Ingabo ngo abona ingabo zibagose n'amafarashi n'amagare by'umuriro, aravuga ati ubuzima burakomeje, ntago dupfuye. Imana nishimwe. Hanyuma rero nibuka igihe ibintu byari byarangiye koko, Hamani abona ko byarangiye n'igiti cyashinzwe. Reka se nakubwira, Hamani burya yari yatanze na ruswa, ashyira amafaranga mu isanduku y'igihugu, ashyira n'amafaranga mu isanduku y'umwami Ahasuwerusi. Aravuga ati wansinyira rwose, aramusinyira, amutereraho kashe. Kandi amategeko ya Medi n'Abaperesi ntabwo avuguruzwa. Ni ukuvuga ngo niba umwami yemeye agashyiraho n'ikimenyetso cye, byabaga byarangiye. Ariko mu kanya gatoya igiti kirashinze. Inama yari yatanzwe n'umugore wa Hamani witwa Zereshe, aravuga ati rwose abandi bakwicwa bakasogotwa nk'ihene, yewe mukabicisha amabuye se, ab'amafuni, ab'inyundo, ariko Moridekayi rwose mutware wanjye
igitekerezo ntanze ni uko mwashinga igiti tukazamuturubikaho, igiti kirekire kigera kuri metero 25, yewe Hamani abwira umugore ati nkunda yuko rwose ungira inama nziza, ati n'ubundi nashatse umugore w'umunyabwenge ugira ibitekerezo byiza. Iyaba Zereshi yari kumenya ko iki giti kizagibwaho kizamanikwaho umugabo we, ntiyari gutanga iyi nama. Burya hari igihe umuntu atanga inama mbi ataza akazaba ejo. Bene data, mujye mutanga inama nziza, mujye mutanga ibitekerezo bizima birengera abantu, kuko ntawe umenya akazaba ejo. Imana idufashe. Abafundi bashimangiye igiti rwose baragisongora. Umugore wa Hamani ari aho ngaho niwe wari ubahagarariye, aravuga ati nyaboneka mujye musongora neza mu gihe umusyi muremure kigira agasongo karekare cyane ku buryo tuzamuturubika nawe akumva ukuntu yahangaye. Tuzamuturubika duhereye hasi kigere mu bwonko. Ariko Imana irabireba, mu gitondo birahinduka. Igihe Hamani yari azindutse karagiye gusaba Moridekayi ngo amumanike, abafundi bagiye kubona babona rero itegeko riratanzwe. Bagiye kubona babona bazanye Moridekayi ari ku ifarashi. Ibintu birahinduka mu murwa w'Ishushani, abantu bariyamirira, baravuga bati Moridekayi yakomeye, niwe mukuru ubu ngubu yungiririje umwami. Bagiye kubona babona Hamani bamupfutse igitambaro mu maso, baramuzanye bati noneho abantu bashinze igiti nabari mwebwe muza murebe ukuntu mwazamuka mumushyireho. Ibintu birarangira, abantu bose bakareba bakabona ibintu byahindutse. Ibintu iyo abantu begereye Imana, hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 nibwo ibintu byahindutse. Abayuda bose babona ihumure. Abayuda bari bazi ko bari bupfe, nyuma y'amasengesho basenze, nyuma y'uko Imana ihinduye ibintu, babona ihumure, barumva baranezerewe. Bene data, nimwegere Imana. Imana iri kumwe natwe. Imana ishobora guhindura ibintu. Aho bavugaga bati birarangiye, Imana ikavuga ngo birakomeje. Aho bavuga ngo urapfuye, Imana ikaguhera ubuzima. Imana itangira ubuzima no mu rupfu. Ni ukuvuga ko ihindura igicucu cy'urupfu kuba igitondo. Imana ishimwe. Umwijima w'icuraburindi Imana iwuhindura izuba, igahindura umucyo, kubera ko iyo turi kumwe irashoboye kandi ishoboye byose. Abantu bari biteguye kwica abandi, intagondwa z'Abamedi n'Abaperesi, baravuga bati icyo tugiye gukora ni iki? Ni ugukuramo imyambaro y'imirimo twari tugiye gukora, kuko bari bafite n'imyambaro bambaye. Birumvikana, imyambaro y'intambara bayirambika hasi. Barangije ibikoresho by'ubwicanyi barabihisha. Buri wese akabwira undi ati muramenye ibintu byahindutse. Bategereza ko bari bupfe, baraheba. Imana idufashe cyane. Ndibuka umunsi umwe ngo Inayini bari bagiye gushyingura mu mudugudu w'ahantu witwa Nayini, bari bagiye gushyingura umwana w'umuhungu. Nyina yari umupfakazi. Abantu bose baravuga bati, bavuga Imana nabi muri uwo mudugudu. Baravuga bati ese iyi Mana nta mbabazi igira? Umuntu yapfushije umugabo, none yari afite akana kamwe k'agahungu, none nako karagiye. Bagenda bajya gushyingura, bagenda inzira yose bagiye ku irimbi, ariko barira, bitwikira imyenda mu maso barira. Abagabo bava indimwe na nyakwigendera nabo, n'uwo mugabo nyine wapfuye, nabo baravuga bati n'ubundi ntare umugore bundi yamaraga icyaha ngaha, kagahungu ko ariko kari kamubesheje aha ngaha. Nibajya gushyingura nashaka agende, nashaka atahe ajye mu miryango yabo. Ubundi se abeshejwe n'iki hano? Najye gushaka abandi bagabo. Baravuga bati buriya nta wundi muzungura, isambu turayifata. Ariko nyuma yaho Yesu yiyumvamo, aho yari ari n'abigishwa be, ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura mu mudugudu witwa Nayini. Inzira Petero yibwiraga ko bagiye kunyura, Yesu aravuga ati ntago dukomeje iyi nzira, mureke tunyure ni Nayini. Hari igihe Yesu yibwira kunyura iwawe cyangwa mu mudugudu w'iwawe, ariko hari icyo aje kuhakora. Nicyo cyatumye muririmbyi avuga ati iyo ngusabye burya kuza iwanjye mba nshaka yuko wamara ubwoba. Imana ishimwe. Yesu aragenda rero aca mu iyo nzira, mwako kayira kajya Nayini. Ageze mu nzira rero ngo ahura n'abantu barira, batwaye umurambo. Aravuga ati habaye iki?
aravuga bati rwose reba nawe ukuntu ibintu bimeze, bamwereka ikibazo uko kimeze. Uyu muntu niko yari agafite konyine, none rwose ubu birarangiye, byarangiye rwose. Ati nimwururutse ndebe. Barururutse, arangije yahise amukoraho, aravuga ati wa muhungu we rero subirana ubuzima nyine. Umuhungu arahaguruka arabareba, yibaza n'ibibaye ateze, bite byanyu, mugiye hehe? Aba bantu se bose bavuye he? Ni iki cyabaye iwacu? Yaherutse arwaye nyine, ariko ubwo nyine nuko basubira mu rugo. Basubira mu rugo, abari bigabanyije ibintu barabigarura, buri wese akavuga ati, abantu bose ngo baririmbye indirimbo nta repetisiyo ibaye, baravuga bati burya umuhanuzi ukomeye agaragaye hano muri uyu mudugudu, Imana nishimwe. Bene data bakundwa, hari ibintu Yohana yabonye ari Patimo. Yohana yaratotejwe, Yohana niwe ntumwa yapfuye nyuma y'izindi zose, bigezaho ngo asaza, arasazuruka. Bamukubise mu bwato rero bajya kumufungira ku kirwa cya Patimosi. Ntago nabirondora byose, ariko aho hantu hari habi, hari nka gereza bafungiragamo abantu icyo gihe, bakatiwe urwo gupfa ruruta izindi mpfu. Hari ibintu byinshi byagombaga kumwicira aho ngaho, ariko bibwira ko birangiye. Ahageze ahura na Yesu, ngo abona mu mutwe we, ngo umutwe we, ngo mu maso ye hameze nk'izuba iyo ricanye, umusatsi we ngo wera dede urabagirana, ngo kandi yari yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, ngo kandi yari ngo yambaye igishura cyera. Imana ishimwe. Ngo yabonye ngo afite inkota ityaye mu kanwa, isohoka mu kanwa ke, ariyo jambo rye. Ngo abona amaso ye ameze nk'ibirimi by'umuriro. Ayo ngayo yarebesha mu isi yose, mu isi yose, kareba hirya no hino, no mu birwa byo mu nyanja, kareba mu bihugu, akareba mu matorero. Ngo agiye kureba bya birenge bye, ngo abona birakubye, bimeze nk'umuringa w'umuteke utunganirijwe mu ruganda. Bari barahoranye, bari barabanye, dore ko no yari intumwa y'urukundo, niko bamwitaga, kubera Yohana yari umuntu w'umunyamahoro utuje. Ngo niyo abandi babaga bari kurya, yabaga yiseguye igituza cya Yesu, niyo yakoramo rimwe, ariko akumva ko kubana na Yesu byabaga bihagije. Nuko rero Yohana aravuga ati, mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ariko ngo anshyiraho ukuboko arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi n'uw'imperuka. Aranamubwira ati, kandi ndi uhoraho. Ati, Yohana we, ati burya cyagihe nari narapfuye koko nk'uko wabibonye. Dore ko yari ku musaraba nyine, yari hafi aho ngaho. Mu magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba, yabwiye Yohana ati, dore nyoko ajyana na Mariya. Arangiza aramubwira ati, ngaho nawe Mariya mubyeyi, dore umwana wawe, ngaho ujyana uwo muhungu. Ngo bamujyana nyine, akajya amufasha. Yari ameze nk'umumuraze, aravuga ati, aho narindi uhabe uhasigare, umubyeyi ujye umugirira umumaro nyine nk'ibyo nakoraga. Yesu nashimwe. Arangije Yesu ngo amwikubita imbere nk'upfuye, arangije aramubwira ati, ndi uhoraho, ati nari narapfuye, ati ariko none mporaho iteka, ati kandi hari ikindi kintu utazi, mfite n'urufunguzo rw'urupfu n'urufungura ikuzimu. Niyo mpamvu yamubwiye ati, n'ubundi urupfu nta rubasha rugufiteho, kuko niyo wapfa wazazuka. Ahubwo abakubwiye ngo byarangiye, ati nagira ngo kubwire ko bikomeje. Ahubwo tangira wandike, unjyanire ubutumwa, ubumpera amatorero 7 yo muri Asiya, arimo za Efeso kugeza i Lawodikiya. Aramubwira ngo ubwo butumwa ubutange, kandi buri torero uriho ubutumwa bwaryo. Ahubwo aramubwira ngo ukwiye kongera guhanura iby'amoko yose n'indimi zose, iby'amahanga ataramwe, ugahanura. Aramubwira ngo ubuzima, umurimo urakomeje, ntabwo upfuye, ntabwo ibyawe birangiye, ahubwo wajya wakora. Amateka agaragaza ko Yohana ataguye ku kirwa cya Patimosi, ahubwo yaguye mu rugo rwe iwe mu Efeso. Imana nihabwa icyubahiro, Imana nishimwe.
bene data bakundwa, ndabingingira mu mwami wacu kugira ngo mukomere imitima. Iryo jwi rikubwira ngo birarangiye, urapfuye, oya, ntabwo ari iry'Imana, kuko kwiheba niyo esheke nkuru ibaho mu buzima, ni igihombo mu buzima. Iyo wihebye ntacyo ukora, iyo wihebye ibyiringiro iyo bigushizemo ntacyo umara. Ahubwo bwira Yesu uti birakomeje. Aho iminsi yashyize aho iminsi yashyize akadomo, wowe gakureho, gasibe. Bwira Yesu uti kuraho, shyiraho akitso. Ku kitso ni ukuvuga ngo birakomeje. Aho abantu bamaze gushyira akadomo, wowe hashyira akitso, uvuga ngo birakomeje. Mu izina rya Yesu turiho, kandi ubwo ariho natwe tuzabaho. Mugire umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na mwene so Pastor Bernard. Imana ibarinde, muhaye muronke. Kuva ubu sintinyi bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, si byose kw'Imana itegeka, kwiganyira no kubuza. Kuva ubu sintinyi bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose kw'Imana bitegeka, kwiganyira n'ukubusa.